Yes, abakunzi bacu turongeye turashuje kandi amaro y'Imana akomeze kubana namwe mwese aho muri mu mande nyinshi zitandukanye. Reka tubahe ikaze ku kiganiro cyacu uyu munsi. Turi kumwe n'abakozi b'Imana ariko dutarabakira turabasaba kugira ngo mukore subscribe, musharingira abandi kugira ngo ubutumwa bukomeze kugera hirya mu mpera y'isi kugira ngo Yesu azagaruke abantu badafite udwitwazo. Turi kumwe n'umukozi w'Imana Robert Kuvira i Rwanda ari Kampala. Robert, amakuru. Tuyina Robert Kuvira bundi Rwanda kati ari Kampala. So Robert, amakuru ni marungi. Bitegeza wafuso muganda kati. Turakwishimiye rero. Uganda wibonye ute? Nize ko hari ibintu byinshi uzajyana mu Kadomo. Uganda banange. Uganda ngo yayibonyemo banange. Turakwakira rero ikaze kuri TV yacu. Imana igumugisha inshuti zacu abari mu Rwanda kize gutya. Abari hano Uganda Kampala gutya. East Africa yacu i Burayi inshuti zacu nyinshi zitandukanye n'abagumbiriye mu izina rya Yesu Kristo. Reka hirya ye hari umukozi Imana Mutumishi Didier. Reka nawe tumuhe akanya yibwira abamukurikiye kuri zino TV zacu. Haleluya, haleluya, shalom. Shalom. Baraso yo bikirije shalom bavuga ngo shalom Meka. Niko mubahora ngo biri. Ndabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu. Mwene data Eric amaze kuvuga nitwa Didier. Didier, uri umusore, uri umugabo kuko hari ukuntu abantu bareba ubwanwa akavuga ngo muri byose ni umuntu umusaza. Kandi nyamara hari ukuntu umudemu w'i Burundi cyangwa w'i Burayi atakwishimira. Atareba kure. Ndacyari umusore, genda n'urubavu. Didier nagarashaka kandi hagira umukobwa umuvugisha. Tanga nimero wakinwe. Umwaka utanga iki gihe rige nava mu nzira. Hoya. Gusa arahari. Ari kubyiyumva. Nuko nakuzahari. Sinzi aho ari sinda muresha. Ntabwo urahinze mwaba sister. Ntabwo ndi gushaka. Uretse utabanteza. Bibiri tuvuga yuko umugore mwiza ari n'Imana. Buri Imana irimo kumucura Didier aracyasinze. Njyewe namaze kukanguka ahubwo uwanjye ndi ugize. Waburi nkatwe. Njye na weekend twe twaka. Kereka mbe sinzire ntacyo bitwaye. Nzakanguka ndeba urubava. Turi Robert we n'umuntu umugabo na kinoki zitatse. Nago mu rugana avuga ngo to cyanonye. Nago gishaka. Nanjye ndi umugabo w'abana babiri mu minsi mike nditegura umuzungu Imana igiye kongera kuma. Ndabyishimira kuko ngo numwanda uva ku Uwiteka ari amazi ngiye ntacyo nayakorera kugira ngo azemo umwana cyangwa umuntu ufite amaguru. Uduteye ubwoba bari kutwumva. Uze yuko uri umugabo w'abana babiri ariko mu minsi mike uri kwitegura umuzungu bagira ngo n'umuzungu kazi ugiye kurongora. Aba babwire yuko ufite umugore nawo umwanjura. Iyo ufite umugore n'abana babiri ariko arudi rukoze. Niwo muzungu Kinyarwanda ntangiye kwiga buri abantu bakora babyumvise. Rero abarundi turabagumbiriye, abanyarwanda turabahobeye, mwiyumvemo ikaze mu kiganiro cyacu. Turashaka kugira ngo aba bakozi b'Imana batuganize ku ijambo rikomeye cyane abantu benshi bajya bamera nkaho ribacanga cyangwa bakarivugaho uburyo butandukanye. Ikintu bita ubwiru cyangwa umugabo bita Antikristo ese yatangiye gukora ntarakora azakora mu gihe ki ese ubundi uyu munsi akora mu buryo bese ndashaka kugira ngo babituganirizeho baduhe ibintu bifatika bifashishije n'ibyanditswe kugira ngo abantu badukurikiye bashobore kumenya icyo dushatse kuvuga cyangwa icyo ijambo ry'Imana rivuga. Reka dusabe Robert n'ubundi atangire dushyira imbere y'Imana kugira ngo tuyoborwe n'umwuka w'Imana. Wakoze Kristo turemera umunsi mwiza ngo tuwishimiremo. Izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe nibuze mu mitima yacu. Haleluya. Uyu munsi dushaka bikorwe muri iyi si nk'uko mu ijuru bigenda. Tubabarire aho twagukiraniwe hose nuko natwe tugerageza kubabara abaducumuyeho kandi biturinda umubi muri byose. Ifunguro ry'ijambo ryawe n'ibidutunga by'umubiri biduhe none n'uduterane mitwoshya mu izina rya Yesu Kristo.
kandi turagusabye mu kiganiro tugiye kuganira umwuka wera ati twaguriyemo kuvugiramo byinshi bigira umumaro sije twizeye ko abana natwe none iteka ryose amen nguko nari maze kubabwira murabyumva hirya no hino muri abakozi Imana mavuga butumwa muzi ko hirya no hino hari ubutumwa bwo gutambuka buvuga yuko itorero riri mu karengane ariko nkuko tubisaba muri Bibiliya tubona yuko n'itorero kuva na kera ryagiye riba mu karengane ariko bamwe bakaza bakavuga ngo aka karengane rero kuba kari kuza cyangwa kanariho egare kuba antikristo agiye gukora ku mugaragaro. Ese antikristo bundi ni muntu ki? Reka tusabe Didi yabanza dusobanurire ubundi antikristo ni muntu ki kugira ngo abantu dukurikiye bashobore kumenya antikristo ni muntu ki cyangwa ni iki. Murakoze kunyakira gusobanura antikristo mureke twifashishe izi Bibiliya zirukanga cyane naho ufite aho wabikora ariko bitewe n'igihe dushaka gukoresha gitoya kandi twese turi mu gihe cyo twapanze ko ikiganiro kitaraba kirekire ariko turavugamo ibintu by'Imana. Ibya antikristo tujya gusoma urwandiko rwa mbere rwa Yohana gice cya 2 uhereye ku murongo wa 18 turageza ku murongo wa 25 ntacyo bitwaye iyi mirongo nubwo ari miremire ariko ndibana ku ijambo antikristo tumenye wari we. Hanyuma haravuga ngo bana bato turi urwandiko rwa mbere rwa Yohana 2 umurongo wa 18 ngo bana bato tugeze mu gihe cy'imperuka. Mwibuka yuko aya magambo ari kuyandika Yohana ni imyaka Yohana buriya yanditse mu mwaka w'ijana nyuma y'urupfu rwa Kristo. Ubwo ngubwo ukuyeho imyaka 100 ku bihumbi 2024 uhita usanga hariho imyaka 1900 nibyo. Rero ibya antikristo bana bato ngo tugeze mu gihe cy'imperuka. Urumva igihe ari kuvugiramo ntabwo ari cyo gihe turimo kano kanya. Hashize imyaka 100 turi mu gihe cyanti bana bato tugeze mu gihe cy'imperuka kandi nkuko mwumvise yuko antikristo azaza niko nanone hamaze kwaduka ba antikristo benshi ndetse nibyo bitumenyesha ko igihe cy'imperuka gisohoye. Mwene datari cyambajije amagambo ari kuvugwa ndashaka tugene mu mitagiye turi mu mwaka iki gitabo cyandikiwe cya Yohana. Ntago ari kuvuga yuko antikristo kandi ari kuvuga yuko twumvise ko antikristo azaza niko nanone hamaze kwaduka ba antikristo benshi ndetse nibyo bitumenyesha ko igihe cy'imperuka gisohoye. Abo bavuye muri twe bande ba antikristo icyakora ntibari abacu by'ukuri. Ubwo ngubwo bigeze baba bacu ariko batari abacu by'ukuri kuko iyo baba bacu baba baragumanye natwe. Ubwo kutagumana natwe bivuga yuko batari aba ariko icyatumye biba bityo ni ukugira ngo bagaragare ko atari abacu rwose. Nyamara mwebweho mwasizwe n'uwera kandi muzi byose simbandikiriye ko mutazi ukuri ahubwo ni uko mukuzi kandi kuko ari nta binyoma biva mu kuri. Mbese umunyabinyoma ninde keretse uhakana ko Yesu atari Kristo? Uhakana data wa twese n'umwana we niwe antikristo. Umurongo wa 22 bari gusobanura antikristo wari we. Mbese umunyabinyoma ninde? Urumva ko antikristo afite amazina abiri yitwa umunyabinyoma. Ikindi cya kabiri akitwa uhakana ko Yesu atari Kristo. Kubera ko we aza avuga ko ari we Kristo, Yesu atari we Kristo. Antikristo mbese aza ari nka antivirus. We avuga yuko Yesu ari we virus ari we antivirus. Aho uhakana data wa twese n'umwana we niwe antikristo. Na gatatu umuntu wese uhakana uwo mwana ntafite nasi. Uwemera uwo mwana niwe ufite nasi. Mureke icyo mwumvise uhereye mbere na mbere kigume muri mwe kuko icyo mwumvise uhereye mbere na mbere nikiguma muri mwe namwe muzaguma muri uwo mwana no muri se. Iri niryo sezerano yadusezeranije ni ubugingo buhoraho. Amen. Nubwo ngaba nabangarukiyaho ngo ibyo mbibandikiriye ababayobye kuko gusigwa mwasizwe nawe kuguma muri mwe ari cyo gituma mutagomba umuntu wo kubigisha kandi nkuko gusiga kwe kubigisha byose kukaba ari ukukuri atari binyoma kandi nkuko mwabigishije mube ariko muguma muri we. Nanone bana bato mugume muri we kugira ngo niyerekanwa tuzabone uko dutinyuka tutabebera imbere ye ubwo azaza. Ubwo muzi ko ari umukiranutsi mumenye nuko umuntu wese ukiranuka yabyawe nawe
iki ni igice cyose nsa nkaho ngisome mpere ku murongo wa 18 ariko namo nsobanura nasubiza ikibazo ngo antikristo ninde. Bavuze ku murongo wa 23 batubwira yuko umuntu wese uhakana uwo mwana nako 22 mbese umunyabinyoma ninde keretse uhakana ko Yesu atari Kristo, uhakana data wa twese n'umwana we niwe antikristo. Batubwiye ko antikristo ahakana ni umunyabinyoma. Icya kabiri agahakana Kristo Yesu ko ari Kristo, ko Yesu ari Kristo. Kristo bisobanura wasizwe cyangwa uwatoranyijwe ariko yarabisigiwe. None Dede ushatse kuvuga yuko umuntu wese cyangwa ikintu cyose gihakana ko Kristo Yesu ari Kristo we ni antikristo. Ahanga niko Yohana ari gusobanura yuko hari ba antikristo benshi abashize muri rusange muri class imwe, ariko by'umwihariko hari na antikristo Bibiliya yongera kuvugaho imuzana mu ishusho itandukanye n'uyu nguyu we uzaza akigarura gutegeka isi, akaza ari nk'umutegetsi w'ikirenga ubasha guhakana Kristo akishira hejuru y'ikigirwamana cyose. Ariko hano uzajya gusanga ari abakana Kristo ariko batigira ba Kristo, ahubwo bakamuhakana gusa kuko batemeranya nawe. Bivuga nk'ari amadini amwe namwe atajya yemera Kristo ashobora kuba ari bo ba antikristo, kubera yuko n'abandi batandukanye bajya bamuvugaho. Robert se wabivugaho iki ibyo bintu? Urakoze bireda kibazo umuntu agiye kuza hano ashobora kuba yahageze. Hanyuma Eric arakoze yabajije iki kibazo, ni n'ikibazo cyiza. Ijambo anti ni ijambo nyeka rishobora kuba ari igifaransa cyangwa se rishobora kuba rifite uko rikomoka mu kigereki ko amagambo menshi avuga ko rikomoka, ariko anti ni ikintu kiri contre mu ijambo ry'igifaransa. None ikinyarwanda cyacu kubera ko ari amagambo gitira cyararitiye kiryongera ku izina ryitwa Kristo, bavuga ngo antikristo. Anti ni wabaje ngo ninde, ibaje ngo ninde aho ugiye mu byo bw'umuntu. Wabaza antikristo ushobora kubaza ngo ni iki, ugiye mu buryo bw'ikintu, sibyo? Hanyuma reka twinjire mu buryo bw'umwuka. Uko hari ukuntu abajije Didier ndamubaza se antikristo ninde cyangwa niki. Noneho Didier agaragaje ko mu buryo bwo mu mubiri ari abantu bose bahakana Kristo. Icyo ngiye kuvuga tubonye yuko nyine hari abo Yohana yavuze. Nandi ndabaze koko yashingiye kuri Bibiliya, ariko reka shingiye no kuri reality. Mu guhakana, iyo tuvuze ngo guhakana Kristo, Kristo n'uwasizwe umwana w'Imana, sibyo? Hari icyo bita ubutatu bwera, cyangwa se abakatolike badukurikiye babwita mu butatu butagatifu. Ubutatu bwera ni uburyo Imana yishuriyemo abantu. Donc Uwiteka ariwe witwa ndiho nyiribihe uhoraho, sibyo? Nshobora byose, Shama, Nuko, Nyagasani, kwa kundi tumwita twese mu mahanga yose no mu bwoko bwo mu isi bwose. Hakaba Kristo nk'Imana mu muntu, wihinduye umuntu kugira ngo gukiranuka kuboneke, sibyo? Hakaba na Kristo nk'umwuka, urumva, uhindura umuntu w'umwuka, sibyo? Nono hari uburyo izi mbaraga zirwanya ubwo butatu, sibyo? Nizo zitwa antikristo. Ubwo mu isi y'umwuka ni systeme yose ikoresha umwuka wari wose mu buryo bwari bwo bwose burwanya ubutatu bwera. Uwo mwuka witwa antikristo, sibyo? Kuko iyo turebye Kristo nitubonemo Imana, twabona umwuka wera tukabonamo Kristo. Umwuka urwanya icyo kintu witwa antikristo, sibyo? Umwuka uhera hehe? Yohana wanditse nk'abawumvishe kera. Uza ahantu hera, uhera mu gihe mu ijuru abanyigaragambye, umwuka wo kwishyira hejuru gusumba Imana, sibyo? Umanutse ugeze mu isi ugereranywa n'inzoka. Yohana agiye kubishurwa mu byahishuriwe awubonye nk'ikiyoka wakuze, sibyo? Hanyuma abantikristo uvuze nk'abantu, sibyo? Ubu ngeze ku bantu, ndahereye ku mwuka ndaza kuvugaho cyane, ngeze ku bantu. Ku bantu hari abantikristo mu buryo bubiri, sibyo? Hari umuntu ufite ishusho yo kwera ahakana imbaraga zabo, uwo ni antikristo. Hari n'umuntu wafashe umwanzuro akabata igisi nemera Kristo. Fata urugero nk'aba bajya basarongo, ni bari basarongo n'abaki bajya baragura urukundo bakanaterekera, akubwira ati bigiye rwose bya Yesu sibindeba. N'andi madini kira kuri sarongo ko nsigaye mbona abantu biko ngo nabakozi b'Imana
basigaye bajya kuri za kamera ku macano menshi bakavugiraho bese bakamera nk'aho baganira baganira nk'ibintu bijyanye nka debate kugira ngo bavuge ku by'Imana. Ubu ibyo bivuga iki ku mukozi Imana cyane n'umupfumu atavuga ngo ira no umuntu kumwigisha ngo yemere iby'agakiza yavuze ngo mwene abo ni antikristo. umuntu ashobora kuba antikristo ku muntu ariko ndi kuvuga ku muntu sibyo niho turi kuko reka shyira iki kintu nk'umucyo ku abantu babyumva neza. Didier Bibiliya ivuze neza, yavuze ngo abakora ibyaha bose ni abasatani n'abagore umwuka w'Imana n'abana b'iki b'Imana. Muri iyi si nta kintu kirimo icyo yitwa katikati. Habamo umuntu uyoborwa n'umwuka w'Imana akemera ko ari umwuka umuyobora, hakaba n'umuntu wahisemo kuyoborwa n'umwuka wa Satani akaba ari umuyobora cyangwa kamere, sibyo? aho nahita nkubaze se we kamere wayiranduye aho ushobora kuvuga ngo ushobora kukubaza se kamere wayiranduye ku buryo utakora icyaha, kuko uvuze ngo ati umuntu wese ukora icyaha ari abari mu buryo bwashize. Reka dushyire abantu h'umucyo bakoze ikiganiro cy'abanyabuntu, sibyo? Nkigiye mu gurumva nsanga nkaho n'abandi kugira uri kumva isezerano ry'umwuka wera Yesu yasigiye abizera, uri kumva nk'umwuka we yaravuze ngo donc bari bagitangiye gusanga bajya gukora umurimo. Aravuga ati mwemuretse yigeze kuba ubuhuru, aravuga ati mugende mu Yerusalemu ni Yuda n'ahandi hose mubwiza abantu ubutumwa bwiza. Bakivayo baje bakora iby'umwana w'umuntu tuzi umwuka wera akora. Baje nta kintu baje babwira Yesu, baje babwira ngo hari abantu bihana. Baje bagati batwumviye twakuze demoni zirashwiragira, urukumva ziranyanyagira, sibyo? Aravuga ngo icyo si cyo cy'ingenzi. Icy'ingenzi nuko amazina yanyu yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Aravuga ati mugende mu Yerusalemu murindireyo, igihe cyo kuvuga ubutumwa nikigera nzababwira, sibyo? Nzabuzuza umwuka wawe tukugendana. Donc uyu umuntu afite umwuka wera nk'umufasha, nk'umuyobozi, nk'umwingingira, niho haza ibyo by'ibyaha uri kuvuga no kubinesha no kubitsinda. Nyegera ahubwo tuganire neza, ndabona cameraman avuga ati noneho reka mwegere nk'uko wari musobanura ibintu bijyanye n'abo ngabo. Nagira ngo twumve antikristo mu buryo bw'umwuka, tunamwumve mu buryo bw'abantu. Mubwiye ko abantu ni inyama n'amaraso mu mwuka, sibyo? Umwuka wose utizera Kristo no kumuha umwanya mu bugingo bwawo, uwo mwuka urwanya Kristo. Noneho ibikorwa by'umuntu wese ahava akagera bidashyigikira ibyo Kristo yigishije nko mu mbuto, kuko iyo umugambi w'Imana bareba abantu babareba au sense y'igiti, sibyo? Igiti, umuntu ufite igiti cy'ubugingo muri we n'imigezi yacyo, n'umuntu ufite igiti kimenyesha ikibi n'ikiza muri we. Iyo umuntu afite igiti kimenyesha ikibi n'ikiza ni byandi byitwa ibyaha, sibyo? Uyu munsi kafata urugero rwa hafi nk'umwanti Kristo uriho kandi ujya mu rusengero, wowe washatse kwerekana ko abantu bajya mu rusengero nta kibazo bafite. Dufite abana b'abahungu baducurangira ibyuma, uri kumva, badufatira amakamera, batubwiriza ari abatinganyi, baturamisha ari abatinganyi. Kiriya gikorwa cy'ubutinganyi ni umwuka wo kurwanya iby'Imana yashyizeho. Eric wakoze introduction uvuga kuri umugabo. Umugabo mu rugo rwe, ufite urugo rwe, ashyiraho amategeko y'ibintu byo mu rugo rwe, wagerayo ukabyubaha. Ariko umwana w'umuntu cyangwa se umwuka urwanya Imana, hari ibintu Imana yahaye orudere isi nk'urugo rwayo. Yavuga ati wenda ntihabeho umugabo, habeho n'umugore, ibigena mu bitekerezo by'Imana. Umugabo aje akavuga ati oya waribeshye, yewe wamara igitsina cy'abagore kandi sinyishaka, banteye imisemburo mere ibyanwa, n'iki gitsina nibagikureho. Turi kugendana transgender, bagita transgender mu Cyongereza. Uwo muntu uri guhindura uwo mugambi wari usanzwe uriho, uwo ari kurwanya Imana. Donc mu Kinyarwanda cyiza antikristo ni umuntu wese urwanya Kristo cyangwa se urwanya Imana cyangwa urwanya umwuka wera. Ngira ngo urasobanuye neza kandi abantu bari kubyumva mu buryo bwo mu mubiri. Ugaragaje yuko umuntu wese uhakana Kristo cyangwa urwanya Kristo niwe antikristo. Nakubwiye ko mu buryo bw'umubiri abantu banyumve neza, hari umuntu werura akarwanya Kristo byeruye bizwi, sibyo? Ariko hari undi noneho mubi w'umugome mubi urusha n'abandi, uvuga ngo ngewe ndi uwa Kristo, ariko ibyo nkora bihakana Kristo. Uwo nawe umushyize muri kategori y'abantu. Bibiliya ivuga ngo abagore 5 baziyitirira umugabo umwe barindwi, ariko bitunga ariko batagengwa n'uwo mugabo. Mu yandi magambo aba ni abantikristo biyitirira Kristo, ariko bakavuga ati kuba iwacu ari umusaraba tugendana izina baza badusanga batugana ni Kristo, uri kumva? Ariko ibindi bikorwa tuzishakira igitenge, tuzishakira ibiryo, sinzi uri kunyumva neza.
gasa nitirirwa Kristo. Ariko rero tuzi ko harimo n'abagore banashaka kwitirirwa Kristo bitirirwa Imana gusa, kandi urabona ko mu bihe nk'ibi ngibi urumva twa tunagiye na kure, ariko urabona ko niyo nego niyo nego antikristo cyangwa y'uwo mugabo. Noneho rero ubwo mu bantu birasobanutse. Noneho tujye mu mwuka. Antikristo ni system, ni umwuka cyangwa se w'ubwami burwanya Kristo. Umuntu wese reka afate urugero rwafiraga kubyumva ku bami n'abatware. Buriya iyo umwami yinjiye mu butegetsi akajya kwicara mu ntebe y'ubutegetsi, atarajyayo yari umuntu usanzwe nk'abandi wigurira imineke n'avoka mu nzira, uri kumva witembera akajya kureba umupira nk'abandi, ariko akicara muri system ntago abakiriwe, ahubwo system niba imutwikiriye ayibamo. Nati Kristo rero ni umwuka, uri kumva rimwe na rimwe abantu bashobora kugenda bakicaramo. Ari naho Dide yavuze neza ko hari igihe kizagera ba bantu bose bitwa abantikristo, kuko ntazo kitagira umutware, habe umwe muri bo bayobora. Aho rero muri kujya niho nshaka, kuko harimo ikibazo gikomeye ku bakozi b'Imana benshi, niba navuga ngo abakozi b'Imana nende n'abandi batumwe n'undi mugabo. Oya, abantu bo mwisi bose rega n'abakozi b'Imana. Ariko hari ukuntu bavuga yuko uwo muvuga ari we ese wabo cyangwa ari we mwami. Hari ukuntu bavuga yuko ndaza kubabwira ngo antikristo nyirizina uriya ugaragara mu Batesalonike ba 2:2 n'ubundi ngo ko agiye gukora shingiye ku bantu bamwe na bamwe numvise kuri channel zimwe bavuga ngo kuba bagiye gukuraho Bibiliya egare kuba antikristo agiye gukora ku mugaragaro. Ikindi bakata banabifatanya yuko kuba hari umunsi wa none hari inzara, hari intambara, ngo antikristo agiye gukora ku mugaragaro. Ese koko Bibiliya yundi ivuga iki kuwo antikristo nyakuri cyangwa umwami w'utwo antikristo mumaze gusobanura azakora ku mugaragaro ryari? Ese ubundi kuki atari gukora ku mugaragaro uyu munsi wa none? Ugiye kutwereka ahantu gukora ko mugome bisobanuraho. Banze mbibutse ko twavuze ko ba antikristo abo yavuze mu bwinshi, yavuze yuko ari abigeze bakizwa. Ndashaka tubaze tubyumvikaneho. Ni abamenye neza Yesu Kristo, ntabwo ari abamumenye nabi. Ni abamumenye neza Yesu, bahabwa n'impano za Kristo, baba ku mashami mu muzabibu. Baba navuze babi, babandi baba yuko ari aba Kristo utabipinga. Ariko Yohana yavuze ngo bari muri twe, bavuye muri twe. Urumva yuko antikristo ntakomoka kwa Satani, akomoka muri Kristo. Nkuko Satani yakomotse mu ijuru, hari ukuntu abivuze Robert, yakomotse mu ijuru. Lucifer yari marayika w'umucyo, yari umucyo, yari muri twe, yakomotse mu mucyo, ariko wahitamo kuba umwijima nawe ahakanye Imana. Niyo mpamvu niyo rimwe na rimwe ajya yiyerekana nka marayika wakomotse, hano akitwa marayika w'umucyo. Yes. Noneho hano Yohana ari kubivuga abo ko bavuye muri twe, ariko icyatumye bava muri twe ngo bagaragare ko batari abacu. Aba ngaba rero butanye na za nyigisho z'ubuntu butangaje burya nibo bari kuzisunika, kandi bagwije abayoboke, kandi bitwaye ko ari abakri. Noneho nshaka gusobanura iki kintu gukora kwa antikristo tugiye mu Batesalonike ba 2. Ariko mbere ko tujya muri Batesalonike ba 2 munye tugene mu rwandiko rwa 2 rwa Petero, kuko bavuga yuko afite abigisha bakomeye cyane. Noneho bavuga yuko bazana ishusho yaba bigisha bari uburyo bigishamo. Tugiye mu rwandiko rwa 2 rwa Petero igice cya 2, turahera ku murongo wa 2. Ibyerekeye abigisha b'ibinyoma, kubivuga ko yiswe uw'ikinyoma, ikindi yitwa antikristo, uhakana Kristo. Aya mazina yo mbara afite. Kandi Satani ni wese w'ibinyoma. Nuko uyu nguyu antikristo yemeye kuyoboka Satani. Tutari aho ngaho turi gatoya, Eric kumufashe kugira ngo wasome tugendane kugira ngo abadukurikiye babyumve neza, taza gusubira inyuma. Ubundi ni isi y'umwuka wo kurwanya Imana, ibintu byo mu bwami bw'Imana bikorerwamo copy paste, sibyo? Niba dufite ubutatu mu bwami bw'Imana no mu isi y'umwijima, ubu hari copy paste y'ubutatu. Ndaza kubuvugaho hariya mu byayishuwe, ndaza kubisoma kugira ngo tugende step by step. Aho no kugira ngo nyine nanjye twuzuzanye usobanurire abantu, kuko hari abantu bashaka kuba mu buzima bw'agakiza batari mu rujijo, ariko kubera ko abigisha babaye benshi, abigishwa bagaba baheze hagati. Niyo mpamvu Imana batoranyije kugira ngo mu gihe nk'iki ngiki mushobore gutuma abantu bajya mu nzira nziza badaheze mu hagati. Ibyerekeye abigisha b'ibinyoma, ariko nkuko hariho abahanuzi b'ibinyoma badutse mu bwoko bw'Abisiraheli, niko no muri mwe hazabaho abigisha b'ibinyoma. Bazazana rwihereranwa inyigisho zirema ibice zitera kurimbuka, ndetse bazihakana na shebuja wabacunguye, bizanire kurimbuka gutebutse.
amagambo ari kugaragaza yuko aba bantu Petero aregwa yuko bacunguwe Yesu abameneye amaraso ubwo bwabuntu buze n'abantu bose agakiza nabo bwabagezeho ariko bano kurimbuka kwabo bari kuvuga yuko bazakwizanira si Imana bageneye kurimbuka ahubwo bo ubwabo ngo bazizanira kurimbuka ndetse bazihakana na shebuja nicyo bita iyo utanya guhakana Kristo wagucunguye wabayeho antikristo. Hano rero barakomeza bakora ngo bazanire ngo ingeso zabo z'isoni nke batangira kwera imbuto zakanya ko nyine atarabi ngo z'isoni nke benshi bazazikurikiza batukisha inzira y'ukuri. Iyo bavuze inzira y'ukuri ni Kristo, ni inzira y'ukuri n'ukuri n'ubugingo. Yohana 14. Yes. Kandi irari ryabo rizabatera gushaka indamu kuri mwe bababwiye amagambo y'amahimbano. Urumva ko hano ibyanditswe byera bizata agaciro bahimbe kwiyorohereza ama prosperity gospel. Yes. Kandi prosperity gospel bayivuga ku murongo wa 20 w'ikigije bavuga yuko ari wo munyigisho bigisha bamaze kuba imbata z'ibyaha babisubiyemo ngo ariko uretse gato ngo kandi rero ryabo rizabatera gushaka indamu kuri mwe bababwiye amagambo y'amahimbano ariko iteka baciriwe ko uhereye kera ntirizatinda no kurimuka kwabo ntiguhunikiye kuko ubwo Imana itababariye abamarayika bakoze icyaha ubwo ikabajugunya mu mworera ikababohesha iminyururu y'umwijima ngo barindirwe gucirwa y'iteka kandi ubwo itababariye isi ya kera ahubwo ikarokorana Nowa umubwiriza wo gukiranuka n'abandi barindwi gusa ubwo yatezaga isi y'abatubaha Imana umwuzure kandi ubwo yaciriyeho iteka imidugudu y'Isodomu n'Igomora yitwitse ikayigira ivu ikayishiraho kuba akabarore k'abazagenda batubaha Imana ikarokora Loti umukiranutsi wagiriraga agahinda kenshi ingeso z'isoni nke z'abanyabyaha kuko uwo mukiranutsi ubwo yabaga muri bo yibabarizaga umutima we ukiranuka iminsi yose imirimo yabo y'ubugome yarebaga kumva. Hano bivuga ko gukiranuka kwa Loti bavuga ko ari gukiranuka k'umuntu harimo kuba Imana bigatuma agira ibintu bikamuhaniriza n'Aburahamu burya gukiranuka kwabo kwa rukuyo bikabahaniriza. Niyo mpamvu nyine babashaga nyine kuba banashimwa kuko ni gukiranuka kw'abantu ubundi gukiranuka k'umuntu umuntu arakwirata ariko gukiranuka kwa Kristo birata Kristo kuko niwe kubarwa. Niyo mpamvu bose bano ba Loti bose igihe bapfaga urupfu n'ikuzimu Satani bagakibafungiyeyo kubera ko gukiranuka kwabo ni kwabinjizaga mu ijuru. Kristo niwe warukwiye kumanuka ufite gukiranuka kubinjizayo akabiyeshurira agafunga ibituro byabo akaberekezayo kuko gukiranuka kwe niko kubinjizayo. Hari rero abantu babyumve ko gukiranuka kwa Kristo niko kudutwara mu ijuru ukwawe nkawe kwa kugarukiriza hano mu isi gahabwe by'isi kugira umumaro gukiranuka kw'abantu kugira umumaro mu isi tukaba tuzi ko ari imfura ari inyangamugayo uri kumva ariko ntabwo kwinjiza mu bwami bw'Imana kuko bano bose basege babohewe. Ndashaka kugira ngo muze kumfasha kugira ngo ikiganiro kitaba kirekire ndifuza yuko kitarenza iminota 40 kandi urabona ko ibyo kuvuga ibyo ni byinshi mufite ariko kugira ngo abantu bamenye neza shingiye ndashaka kujya kuri antikristo nyirizina kuko ndashaka kugira ngo guhe ariko none Robert avuge ndashaka kugira ngo menye ubundi antikristo ngo muvuga ngo ni umwami witwa antikristo cyangwa abo bantu bahakana Kristo ese azagaragara ryari ubundi no kubera icyo ataragaragara ari gukoresha aba agent abangaba bagenda biyomeka. Reka tubanze tukarangize. Umwami Imana izi gukiza abayubahe bagerageza no kurindira abakiranirwa kugeza ku munsi w'amateka ngo bahana kana nako ni keza Didier. Umwami Imana izi gukiza abayubaha ibibagerageza no kurindira abakiranirwa kugeza ku munsi w'amateka ngo bahanwe. Ubwo ngo hari abo Imana isa nkaho itarahana ariko ibarindiriye ariko cyane cyane abagenda bakurikiza kamere umva kamere bamazwe no kurarikira ibyo nona bagasuzugura gutegekwa ni kwa gutwarwa na Kristo. Ni abantu bahangara ntacyo batinya n'ibyigenge ntibatinya no gutuka abanyacubahiro nyamara abamarayika reka dusimuka to ku murongo wa 14 amaso yabo yuzuye ubusambanyi ntahaga ibyaha bashukashuka b'imitima idakomeye bafite imitima yamenyerejwe kurarikira ibibi ni abo kuvumwa baretse inzira igororotse barayoba ubwo ngubwo bigeze bayibamo. Aba ni bandi abisha ba antikristo abamuyobotse abemeye kwigomeka ariko babanje ubihakanye na shebuja bacunguye bakukiza inzira ya Balamu mwene Bewori wakunze ibiguzi byo gukirana. Ibi bari kukoreka ibituma abantu benuka ba antikristo iyo wakunze indamo nawe wa antikristo ariko ahanwe ubugome bwe ubwo indogo bitavuga
yavugaga ijwi ry'umuntu ikabuza ibisazi by'uwo muhanuzi. Abo ni amasoko akamiye bivuga ko bigeze abamo amazi kandi ni ibihu bijyanwa n'inkubi y'umuyaga barindiwe umwijima w'icuraburindi kuko bavuga amagambo akakaje yo kwihimbaza bashukashuka bari mu ihunga ryo guhunga abagenda bayobye babashukashukisha irari ry'umubiri n'imigenzo y'isoni nke. Hano umurongo wa 19 na 21 nibanzeho babasezeranya umudendezo nyamara ubwabo ari imbata z'ibibozi. Urumva inyigisho zabo babwiriza abantu bya liberty, umutekano cyo bita prosperity, umudendezo nubwo bakora ibyaha. Reba basezanya umudendezo bo ni imbata nyamara ubwabo z'ibiboze z'ibyaha, ariko basezanya abantu umudendezo. Donc ni nkako ko nimureba ibyo mvuga nimwite ku byo nkora. Ngo kuko icyanesheje umuntu cyo kimuhinduye n'imbata yacyo niba kumenya neza Yesu. Reba hano ahantu natinye no umurongo wa 20 Rwanda rwa Petero niba ratinye mumbe neza. Niba kumenya Yesu Kristo umwami wacu, niba kumenya neza Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza kwara abateye guhunga bakava mu by'isoni mu by'isi byonona maze bakongera kubyizingitiraniririzamo bikabanesha ibya nyuma byabo babirushije ibya mbere kuba. Aba bantu bavuga yuko ntago bamenye Yesu w'igice. Niba kumenya neza Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza kwara abateye guhunga bakava mu by'isi byonone. Urumva yuko kumenya neza Yesu Kristo bigutera kuva mu by'isi byonone, bigutera guhunga ibibi, bituma uhinduka. Kumenya neza Yesu Kristo aba bantu babwiriza bawongeye bakabyiza aba bagenti b'abagome nabisa abagome baba antikristo bavuye muri twe. Aba bavuye muri twe nibo baba babi, navuye ngo uramutse ugwe waba mubi. Nje Didier nguye naba daimoni naba mubikuruta na daimoni kubera yuko ahangana aba antikristo kaza satani yahitanya kiza yombe abo ngaho gurakoze abora gubanyaga ubugiye kunyinjiriza. Ni muri ubu buryo rero hano baba très danger hano ngo niba kumenya neza uko hano kuko waramenye Yesu umenya uburyo umurwayi. Sinjya nihuta kumva urebuka ijambo ry'Imana rivuga ngo abahinduye benshi gukiranuka bazaka nk'inyenyeri. Daniel bice bitatu no mwisi yo kwa Satani uzakora ubushakashatsi abamufasha gukiranirwa kuri benshi abakisha nk'inyenyeri muri iyi si baba bastari hano bitwa bastari nabo bakisha nk'inyenyeri akora copy paste. Niyo mpamvu bona biba copy paste kubera ko bona ubundi bazarimburwa naho nabo bastari bazabamarira babuhabwa bari hano mwisi. Uzabitegereze bafaya yagize ku kikigana kwikomereza bagendera icyari makuru nari ushatse kuvuga abonye shoni na minyoni yaraje kutora ivuta kuno musaza ntago uwo muzi icyajyaga kubabera cyiza iyo batigeze kumenya inzira yo gukiranuka biruta ko basubira inyuma bamaze kuyimenya bakareka itegeko ryera bahawe. Ibyabasohoyeho ni iby'uyu mugani w'ukuri ngo imbwa isubiye ku birutsi byayo kandi ingurube yuhagiwe isubiye kwigaragura mu byondo. Aba bantu rero ubuza urwego babamo iyo bamaze kujya kwa runo rwego baba babikuruta Satani ndetse abanavumburira Satani ibyaha kuko bibiri bavuga aho nshaka kuvuga antikristo nyirizina ndashaka urebe uyu antikristo nyirizina bano bantu ugeze ku rwego wamaramenye neza Yesu ukaba warakijijwe impamvu basha kuba mu bikuruta Satani nuko wigeze usabana na Kristo ba urugingo ku mubiri we. Ubumeze nka maneko uri kumva yataye igihugu yanekeraga akajya kunekera ikindi gihugu akesha abafite amakuru na systeme y'icyo gihugu. Ibyo birumvikana ku bantu bitwa ngo bamenye Yesu bakamuvaho cyangwa abandi bitwa ngo ni mu bigo bwa kimuntu. Tujye kubyahishwe rero bwa bundi bwa Satani hari ikintu ushaka ngo ndijya mubanze mu nyumva turashaka kugera iwawe tuvuye mu nyumva neza kuko aho hantu ndi gushaka niho hantu abo ibyo byose abantu benshi barabyemera. Ibyo abantu benshi barabyemera cyane ko umuntu ahakana Kristo barabyemera cyane. Ahubwo ikintu gikomeye cyane kitumye abantu bamera nkaho baba mu bwo bakavuga ngo reka dusenge kugira ngo Imana iduhe imbaraga zo gusaca mu karengane kagiye kuza kakandi bashobora gukata imitwe bakagira gute bese reka dusenge kuko Daniel yabihanuye ngo rega mumenye kuko Daniel yagiye mu rwobo rw'intare natwe nose twe turi bantu natwe tugomba guca mu karengane nkako. Ubwo urumva abandi bose rero bashobora kuba bataragaciyemo ariko ubu ngubu kuko kantikise agiye gukora ku mugaragaro itorero igiye mu karengane abizi ibyo bintu nibyo biri kuvuga aho niho zingiro abo ngabo nta kibazo tubihereye mu mizi twajya ngo kugira abantu banzamenye yuko hano ari gukorera ku none niba basezanya abantu iby'umudendezo urumva bari kubwira abantu ngo bagiye kurengana. Urumva abantu babwiriza iby'umudendezo ubwo abari imbata z'ibibozi kandi baravuye muri twe niba ndakubwira ngo ntugahore watura ibyaha umuntu ukubuza kwatura ibyaha wabikoze kandi urumva atakwemerera umudendezo.
imbata y'ibiboze bakoze ese byaboze se urumva atari ibintu bibi imbata y'ibiboze ni intuza ni ugukunda isi n'irari ryayo uba warangiye uba upfuye rubi. none umva hano tugiye kuri ubutatu hano ndashaka kureba ubutatu bwa Satani uhere ku murongo ibyahisho 16 uhere ku murongo 12 ngo marayika wa gatandatu asuka urwabya rwe mu ruzi runini Ufurate amazi yarwo akamira kugira ngo inzira y'abami baturuka iburasirazuba yitegurwe. Murongo 13 nongende na 14 ngo nuko mbona mu kanwa bari kuva kuri uruzi batajya gukama numvisha ngo rwatanye kugaragaza n'ibintu bya zahabu n'ibiki ngo nuko mbona mu kanwa ka cya kiyoka ni uhagarara nka data mu bwami bwa mu butatu bwe kwa cya ari we Satani no mu kanwa ka ya nyamaswa ari we Antikristo. Kuko urumva ko data yohereje umwana na Satani yohereza umwana ari we Antikristo. Ngo no mu kanwa ka wa muhanuzi w'ibinyoma urumva ni ubutatu ikiyoka inyamaswa n'umuhanuzi w'ibinyoma havamwo imyuka itatu mibi isa n'ibikeri. Urumva ko imyuka itatu iva mu kanwa ka cya kiyoka ikaba mu kanwa ka ya nyamaswa ikaba mu kanwa k'umuhanuzi. Mane magambo bahuje icyitwa urusinga rumwe nk'uko data n'umwana n'umwuka wera basangiye kohereza agakiza kuko agakiza gaturuka kwa data kagaturuka ku mwana kagaturuka ku mwuka wera. Aba nabo basangiye icyo twakwita irimbukiro no kurimbura. Hano rero ngo kuko ari yo myuka y'abadayimoni ikora ibitangaza igasanga abami bo mu isi yose ngo ibahurize kujya mu ntambaro yo ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose. Dore nzaza nk'umujura uyu ngo ni Kristo noneho uvuga hayirwa uba amaso akarinda imyenda ye kugira ngo atagenda yambaye ubusa bakareba isoni z'ubwambure bwe. Hano tutagiye kure naberekaga yuko ubu butatu ndi kugushinga ndi kukunganira bavuze yuko iyi myuka itatu iza mu ishusho y'ibikeri ikora ibitangaza by'ibinyoma. Bibwira ijambo ibitangaza by'ibinyoma basiga babikora mu izina Yesu ubushize navuze ndi Rwanda ibyumweru bishize nagusuye navuze kubyerekeranye abafana ba Yesu vuga yuko Satani azi yuko nta zina afite iyo bize kubafana Yesu amurusha abafana cyo kora Satani akarusha Yesu abakinnyi. Vuga yuko Satani ubu ngubu n'abakozi be ya myuka ingi y'ibikeri ikora ibitangaza isigaye ikora mu izina rya Yesu Kristo ariko ari ya gipfuma ari ya gishitani aribo baba Antikristo twahoze tuvuga bari gukora mu mayobera. No mpamvu abantu bayoberayo ngo yo iyi minsi taga ngo n'intore zari kuyobya urakora ntarakora ku mugaragaro ahanga ndi kurekera kwa kumubuza gukora ku mugaragaro tujye kujya kubatesa ariko none kwari cyakora ku mugaragaro ngo adakora ku mugaragaro no turi kwerekera mu kubatesa neke ba kabiri here ku murongo tuhere hejuru kugaruka kwa Yesu kuzabanzirwa no guhishurwa k'umugome. Uyu mugome uvugwa ntago ari Satani ntago ari umuhanuzi cyo baravuga Antikristo bari kuvuga inyamaswa. Ngo turabinginga bene data kubwo kuzaza k'umwami wacu Yesu Kristo no kuzamuteranirizwaho kwacu kugira ngo mutanamuka vuba mukava mu bwenge cyangwa mutanamuka murakoze cyangwa ngo muhagarike imitima naho mwaba mubitewe n'umwuka cyangwa n'ijambo cyangwa n'urwandiko rukekwa ko ruvuye kuri twe bihamya yuko umunsi w'umwami wacu umaze gusohora. Ntihakagira umuntu uboshya uburyo bwose kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho. Ubwo mu bwari birikwiye kubanza kuba mbere yuko Kristo aza. Buretse gatoya iri jambo kwimura Imana naryo ni expression ya kabiri yitwa Antikristo iri gutegura kuza kwa Antikristo. Nkuko mubibona cyangwa uko mubyumva aho hantu ho abantu benshi banyerera bakagwira bakavuga ngo urumva rero Antikristo agomba kuza mbere ya Yesu gutwara itorero. Urumva yendereka mbe nkaho kugira ngo bafashe gakeya aho iyo bahageze bagaragaza yuko n'amagambo agiye kuvugirwa hasi atari agomba kubanza ahubwo hagomba kubanza ibi byo kuba Antikristo agomba gukora ku mugaragaro. Urumva noneho rero hasi nanone wahagera ugasanga kandi ngo hari ikintu kimubuze ari gukora mu mayobera kuko barabivuga hasi ngo yatangiye gukora mu mayobera reka tuhasoma ariko aha mbere niho habatera ikibazo uko hongera basomye uko kubwira ngo ntihakagira umuntu uboshya uburyo bwose. Ubwo n'ubwoshya no kubeshya mu buryo bwose kuko uwo munsi baravuga umunsi uvugwa n'uwa Kristo Yesu kugaruka gutwara itorero utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho. Nurya
ongera hasi kandi urya munyabugoma atarahishurwa ari we mwana wo urugo kurimbuka. hantu rero niho abantu bagera bakagaragaza yuko itorero rigomba babiteranyirizaho hano eri reka mvuge iki kintu reka nawe uyu mukozi kiriho nuza avi yanjye mu buryo bwo kugaruka donc kwa Yesu donc iryo somo bagita eschatology. uri kumva iyo abantu babe eschatologue bari kwigisha bigisha mu buryo bugiye butandukanye, sibyo? kuko batabyumva kimwe. Hanyuma reka mvuge iki kintu kandi abantu baraza kubibona mwamwe mbivuze. Iyo ugiye mu byahishuriwe ibice 14 uri kumva guhera ku murongo wa 6 tukamanuka hasobanura icyo bita umugano wa Yesu Kristo. uri kumva umugano wa Yesu Kristo n'uburyo azaza kwima ingoma y'imyaka 1000 n'umunsi w'amateka. Sinzi niba uri kunyumva neza. Umunsi w'amateka ni umunsi wo guhemba no guhana no kuzinga isi ikavaho nkuko Imana avuze ngo nibeho hari igihe kizagera ikagira gute ikavaho. Sibyo? Noneho abantu benshi bari kubyigisha urumva naga ibyo turi kuzamo turi kuvuga kuri Antikristo, sibyo? gukora kwe n'imikorere uburyo ari gukura mu mayobera ariko nirya azakora ku mugaragaro kuko niyo ngingo Eric ashaka ko dukura abantu mu rujijo tudahuriza n'abandi bigisha abantu gukora ku mugaragaro. Rero uri kumva uyu munsi isi n'ubundi ari kwikora mu buryo bw'amayoberane, niyo mpamvu n'abantu bayoberamo iki cyo bakanabyitiranye. Hanyuma bari no kwestara ngo bamutegurire kuza, niyo mpamvu bahuza ku misozi y'ubuzima bakayihushaka kuyihuza mu bintu bitatu cyo bita idini, ifaranga na politike, kugira ngo bihure bigira itegeko rimwe. Ni ifaranga nirivuga idini ryitabe, sibyo? N'idini nirivuga politike yitabe, ariyo ya systeme nahoze nkubwira muri bwa butatu aracyakora muri systeme. Noneho ndaza gufasha Didier kugira ngo akomeze hano, sibyo? Kuri uyu mubisha cyangwa se kuri uyu mugome ni inyamaswa, sibyo? Yitwa inyamaswa cyangwa se Antikristo, yiswe n'umugome. uri kumva kuko ni imbaraga z'umwuka mu muntu uzayobora ba Antikristo bose, sibyo? abayobotse uyu rero azayishurwa ryari nicyo kintu ushaka uko abantu reka tumanuke dusoze hano ku uyu mugome. Murana muri gukomeza abantu benshi bari mu mikokwe, bari mu mazi, bari mu butayo basaba Imana imbaraga kugira ngo bace mu icyo kintu cy'akarengane. Twasoma hano tubivugeho reka tuwasome tubivugeho tumaze kusoma kugira ngo abantu babyumve neza. Ni umubisha wishira hejuru y'icyitwa Imana cyose cyangwa igisengo kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana yiyerekane ko ari Imana. Ahangaha abantu banyumve neza, iyo cyitwa Imana cyose ni ihuriro z'Imana, ntago ari Imana nyamana, ni urusobe rw'icyitwa Imana cyose, uruvange. Kandi twibuka yuko hari ababikora ariko bataraba kuko Gaddafi yigeze yita umwami w'abantu nawe yaragarariye ari Antikristo ariko ntabwo ari we nyirizina w'akari. Mbese niba abandi ko ari benshi ariko hari nyirizina ubabwira ati ntabwo azabora Afurika gusa cyangwa Libya igihugu kimwe azaba agiye abantu witwa Hitler yigeze gushaka kweseya no abe akore gutyo baravuga ati buvuye mu nzira ntago gahunda yawe iragera. Make yashatse kuba uyu ariko uyu naza we nyirizina azaba afite ububasha bumeze gutyo bajye kuvuga ububasha azabana mukiraho muvuze yuko ngo agomba kwigaragaza mu rusengero rushingiye ku ntambara ziriya za Hamas na Israel. Bagaragaza yuko iriya ntambara ari iganisha kuba ku rusengero none Antikristo akigaragariza mwaho hantu. No mpamvu Israel bishaka kugira ngo ya misigiti veyo none kandi bari abasilamu ntibyakunda. Aho rero bakagaragaza kuba ibyo bintu biriho ariko ibyo byose bigomba kurangira Antikristo akaza kuba ku rusengero akicara hanaka n'itoro rikirimo rikaca muri wa mubabaro kuko ariho agomba kwigaragariza. Bakazamo n'ikintu gikomeye nubwo tutaza kuvuga kuri izo nsengero, bakagaragaza ko n'ubundi urusengero rw'i Yerusalemu rugomba gusanwa cyangwa rugomba kubagwa n'itoro rikiri mu isi. Sinzi ikintu mubwira abantu badukurikiye bano tutarabyinjiramo aho turangize hano. Ntimwibuka yuko mbese wumve hano ntimwibuka yuko nababwiye ibyo nkiri kumwe namwe kandi none muzi yuko ikimubuza ari ukugaragara ari ukugira ngo azahishurwe mu gihe cye. No mpamvu hari abandi bashaka kuza nkawe bikabananira kuko igihe cye kitaragira gute igihe cye nahishurwa azagira ubushobozi akanagira imbaraga z'abera abazaba bagisa nk'abagize ngo kuko amayoberane y'ubugome n'ubu
atangiye gukora ryari mu gihe cya Yohana n'uyu munsi aracyakora n'abazatuvukaho n'ubu atangiye gukora yatangiye gukora n'ubu aracyakora ariko ntazahishurwa keretse uyabuza ubu akuweho abakaza ikibazo uyabuza ubu ngubu akuweho natwe turi mu bamubuze kuko nk'uko dukoreramo ntabwo afite ubushobozi bwo kudutsinda. Bibiri twemera ngo azatsinda bisi, uri kumva umwuka turimo atsinda bisi, ntazahishurwa keretse uyabuza ubu akuweho. Aho rero niho hano akaza ikibazo uyabuza ninde ubuza Antikristo gukorera ku mugaragaro agakora yisanzuye ukora iki akora yifata mu mayobera akajya ajijisha akiyitira Kristo kandi wambone n'imboni zawe n'amaso yawe ibintu akora ukabona n'ubundi atari ibya Kristo ariko akaba ati mu izina rya Yesu. Kandi ni iki kimubuza kwerura ngo yerura avuga ati ngende? Icyambere kimubuza ni igihe cye kitaragira. Icyo ni icyambere. Ikindi cya kabiri hari umubuza gukora igihe cye nikigera. Bibiliya igaragaza yuko azabasha gutsemba batamwumvira bose. Ariko bivuga mu byasho 13 ngo nibwo wa mugoma azahishurwa umubuza gukora ku mugaragaro akuweho. Namaze gukurwa ariho tuvuga ngo ni umwuka wera ugikorera mu itorero. Itorero nirikurwa n'isi umwuka wera azazamukana naryo kuko ni nawe uzarizamura ni umubuza gukorera ku mugaragaro. Aho rero ndagira ngo ngeri kubariza abadukurikiye n'abantu bitwa ngo bigishe kwiyo nyigisho nkuko mubibona n'ingiri ku muyobozi w'ikiganiro, ariko bo bagaragaza yuko umubuza niba ari umwuka wera cyangwa ari Kristo, kuba Bibiliya bagiye kwikuraho cyane cyane nk'isezerano rishya, kandi isezerano rishya rivuga Kristo cyari hamya Kristo ngigare kuba Antikristo agiye gukora ku mugabo, kuko muzi ko mu bitangazanyamakuru hirya no hino bavuga ukuntu bagiye guplaninga ubwo bakoraho Bibiliya. Ese namwe muremera yuko Kristo cyangwa isezerano rishyashya niba rikuraho Antikristo azaba yaserutse, cyangwa nubwo bayikuraho Antikristo ahari ntazakira? Ese wowe n'abadukurikiye reka turagize iki gice ariko reka ngusubize. Wowe n'abadukurikiye utekereza ko kuba ritarakurwa ari uko bashaka ko ridakurwaho cyangwa hari ubabuza kurikuraho? Nyine uko ngewe numvise bamwe bavuga kandi ngira ngo musubize suko ngewe ariko mbyiza siko mbitekereza. Wowe uhagarariye kubariza abandi we avuga yuko kuba Bibiliya isezerano rishya rigiye kuvaho hari ababivuga na plani. Reka tujye tuganira tureke nabo ngabuzi na plan iriho nuko bashaka kurikuraho bitwaje ko Isirayeli bayihohotera bavuga ko aribo bishe umucunguzi. Noneho bashikosha gukura isezerano rishya kuko ngo nk'ubu ibi bintu ngo mwatuvuzeho ngo amaraso ngo y'uyu mugabo ngo azaduhagame ngo ibyo no kudutorutiwa urkumva ngo bakora isezerano rishya noneho tukasigara kuko twese tukomoka kuri Abrahamu tukaba turi abahabulamike urkumva, yaba abasilamu yaba abayahudi yaba namwe mvuga ngo ni mwari ubwoko mwahindutse ubwoko mukomoka kwa Hamu, sinzi niba uri kunyuma neza. Donc mu rwego rwo kugira ngo kabare yigishe neza ntago ishaka, niyo mpamvu uyu munsi bigishiriza mu buryo bw'amayoberane bakigisha isezerano rya kera. Niyo mpamvu bano bantu barwanya Imana usanga inyigisho zabo zigisha isezerano rya kera nk'amateka badashaka kwigisha isezerano rishya nk'ubuzima. Turaza kugira ku kibazo cyawe twacyumvishe neza ngo nibwo wa mugome buretse gato ngo kuko amayoberane y'ubugome n'ubu atangiye gukora ni muri icyo gihe kugeza n'ubu aracyakora mu mayobera ariko ntazahishurwa keretse uyamuzo bakuweho. Ubwo mwuka wera azamuka n'ito namaze gukurwa ngo nibwo wa mugome azahishurwa. Yego, kuko wumva ko icyavugaga gukora ku mugaragaro igihe cye kiragera, ariko igihe cye nikigera azahishurwa. Uwo umwami Yesu uyu mugome ari wa Antikristo ngo umwami Yesu azicisha umwuka uva mu kanwa ke akamutsembesha kuboneka kukuza kwe. Namaze kumwica umwuka nibwo azajwa mu nyanja akumuriro n'amazuko azayitangamo Satani. Mu byahisho 19 havuga yuko ngo nuko wa mugome ari Antikristo ngo ndetse na wamaruzi w'ikinyoma bombi ngo nibo Yesu Kristo amagambo akavuga mu byahisho ngo niwe azicisha umwuka uva mu kanwa ke ngo nuko bashirwe mu nyanja kumwe n'amazuba nyuma y'imyaka 1000 rero ngo Satani azabasanga ubwo ngubwo umuhanuzi w'ikinyoma na Antikristo bazaba barabaye babikuruta Satani kuko bazabanza bashya imyaka 1000 Satani azabasanga y'ingoma ya Yesu
y'imyaka igihumbi. bano bazaba bari mu muriro, bazaba bari mu muriro satani waboshywe. Niyo mpamvu Yesu igihe azabayobora, umwuka wa antikristo uzaba uri mu isi, uri kumva, n'umwuka w'umuhanuzi w'ikinyoma uzaba uri mu isi. Aba banyamanyanga n'aba bantu bose satani azababoshye. Niyo mpamvu yitwa ingoma y'iki y'amahoro. N'uyu munsi Yesu agarutse Didier, uzi isaha turi kuvuga, agatwara umuganura we, sibyo, azayoborana nawe. Uri kumva, ubu dutangiye kugusubiza icyo bita ngo itorero ngo akarengane ngo ibiki n'ibiki. N'uyu munsi itorero rirarenganywa kurusha no rirenga mu mayobera no mu nyisho z'ubugome w'ubugambanyi. Uri kumva, kugeza uyu munsi itorero riri kurenganywa kurusha no mu gihe cya Yohana. Mu gihe cya Yohana barenganywaga neza gute? Icyo gihe bicaga umubiri, sinzi muri kunyumva neza, ariko uyu munsi turiho kuko ubugome bwagwiriye, sibyo, bwaniyongereye. Niba ushaka kwica umubiri, urashaka kwica ubugingo. Niyo mpamvu bafata umwana w'umusore cyane bakakigereka neza, babahungu bacu bateye kanta bakaza kumubwiriza ngo ati wowe jya utingana ndakubatiza ariko nejo usubireho nta kibazo. Bari kwica ubugingo. Nibwo itorero riri kurenganywa ko karengane uri kubaza, uri kumva, kurusha uko abandi babatekaga mu mavuta, aho kugira ngo uyu munsi ufate ubugingo bwa benshi uri kugenda bworama biturutse mu mayobera y'ubugome bwinshi. Byarutswa nuko babafata bakabajyana muri stade, abatabaruka bakitabarukira bakajya kuruhukira mu gituza cya Buramu, kurenza uko umuntu abaho. Ari ntubibone ibi bikorwa byacu by'i Kigali, bafite tatuwaje bigeze n'ahantu bakavuga ati ngwino tukubatize nta kibazo, uri kumva, kandi uzatuyobereza benshi turakugira n'umustar, sinzi uri kunyuma neza, kuko uburyo ubugingo bwa benshi bworama, sijya urumva. Iryo ni ryo jambo rikomeye ryongera kuzana yashusho uburyo satani akorera mu mayobera. Hari umuzungu nigeze n'ubavuga ngo bavuga ngo akarengane k'itorero hari ukurenganywa kuruta kukurisha ubwatsi n'umurokore, bagafata umuntu akakurisha ibi bintu byose bigaragaza kandi byose bakabikora mu izina rya Yesu. Aha ngaha bakwereka yuko hari icyitwa kurenganywa, ndetse no niba hari ikintu kibabaza nawe ubwo wumva nawe utishimiye ubona itorero bari kurikiniramo gutya, satani uburyo arikoreramo wagira ngo ariko yango ni we nyiraryo. Noneho ngo kuza kuwo mugome dore ikibazo, dore guta ngo kuza kuwo mugome kuri mu buryo gukora kwa satani gufite imbaraga zose ntabwo ari zimwe. Aha naho harimo ikintu zose n'ibimenyetso by'ibinyoma, no ko hano gufite yuzuye satani we. Donc uko Kristo yaje yuzuye Imana, niko n'uyu mugoma aje yuzuye satani pire bwose bwo gukiranirwa barimbuka kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Icyo gituma Imana izabohereza ubushukanyi ngo beme, kuko ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma, kugira ngo abatizeye by'ukuri bose bakishira gukiranirwa bacirwaho iteka. Ariko bene data bakundwa n'umwami wacu, dukwiriye kubashimira Imana iteka, kuko uhereye mbere na mbere Imana batoranirije agakiza gaheshwa no kwizera kuva ku mwuka no kwizera ukuri. Amen. Nubwo nagarukira bari gukoreka yuko gukora kwa antikristo bino bimenyetso n'ibitangaza n'izi mbaraga zose by'ibinyoma byose ahanga bisa nkaho bikorera mu mwijima mu mayobera, ariko hari igihe bizakora uyu munsi mu buryo bugaragara. Reka mfashe uyu munsi i Kigali wacu umuntu ahagaze kuri kamera akagati ngiye kumundeba ndo mwiri minati, uri kumva, shamenya bajya no gutwika inzu ye, sibyo? Ariko buzuyeyo turi kugendana niba cyangwa kubahita bamura baza bakareba uburyo yabarangira n'abandi bakita uva kuri bano bana babashakira kwiyubakira izina n'ubwami bwabo. Ndi kuvuga hagize nk'aba bapaseri wari uri kuvuga ngo bwana abo nzi n'abandi benshi, sibyo? Akicara akakubwira ati ngewe nderuye ndiwe, kuko hari abantu bakora imirimo y'umwijima ukabona ko ari y'umwijima, sibyo? Isi yarara ntiyakongera gusubirayo. Turi kugendana, impamvu babikora mu rwisho ni iyi, nuko bari gukina bamwe mu itoro nk'abariranguye. Rero hari akantu wabajije kugira ngo noneho dutangiye dusubize neza, uri kumva? Tujye no kumusoza, ngo mbese ngo itorero ngo rizarya ku karengane, uri kumva? Ukurikije cya gice cyo hejuru cyo mu Batesalonike twaze dusoma, uri kumva? Ngo itorero ngo rizarya ku karengane, noneho hari akarengane ka bene Yakobo, sibyo? Aribo b'Isiraheli. Urabizi ko uyu buza gukora satani ku mugaragaro nabakurwamo, donc itorero ritaye kazasubizwa, agakiza kazasubizwa hehe? Muri Isiraheli. Turi kugendana umubare w'abanyamahanga umaze kuzura, aka gakiza gasubiye muri Isiraheli. Rero bamaze kubona nyuma azabaho imyaka 3
n'igice uri kumva yo ku antikristo kubwira abantu turi bari abantu bagiye mu bihorere bara nabarezi abazanga bo bazicwa ahanga mu byasho niho naringeze ngo itera aboroheje ku murongo wa 14 ngiyobesha bari mu isi ibyo bimenyetso ya nyamaswa ari yari gukora ku mugaragaro azaba afite imbaraga zose siko bivuze ubu ntago azikoresha zose ngo iyobesha bari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukorera imbere ya nyamaswa ibabwira kurema igishushanyo cya ya nyamaswa yari ikikomerekejwe n'inkota ikabaho ihabwa guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi cyicisha abatakiramya bose nuko rero ntabwo itorero hano izaba ari kibasha nanago ryaba ari hari hano ngitera bose aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'abo mudendezo n'abimbata gushirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga kugira ngo ahatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite ikimenyetso cyangwa izina rya ya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Aha niho ubwenge buri hano mbere yuko abana bavuga ikimenyetso bavuze yuko hari abazabanza kwicwa ngo guha icyo gishushanyo ikinyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi kivuge kwivuga mu kinyarwanda kiza utabigoreka kwivuga no kwivuga urabona mu buryo bwa diplomasi cyangwa se mu buryo bwa politike urabona nka cyagihe Herode avuga ati noneho abakiriya bose bakavuga ati uri kuvuga nk'Imana nicyo bita uri kumva nicyo bita kwivuga ni hahandi umuntu ahagarara akababwira ati mva ubu ni njye uriho kandi byavuze bikaba iki ihame hano ngo ihabwa gw'icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi cyicisha abatakiramya bose. Hano bavuze iri jambo cyicishe abatakiramya bose, ariko yuko abatakiramya bose bavuze ko ari abimudendezo, abimbata, abayobozi, ntawe uzabwe mu bwoko bwose bw'abantu batuye mu isi. Batuwe yuko azaba afite imbaraga zingahe zose n'ibimenyetso byose by'ibi nyuma. Hano niko gukora mu gihe cye uwamubuzaga yaba kuzamurwa. Nubwo rero umubuza namara kuzamurwa abazaba basigaye hano abazanga kumuyoboka ngo bose bazicwa. Noneho abatazicwa nabaye ngitera bose aboroje n'abumudendezo n'abatunzi n'abakene n'abamudendezo n'abimbata abagaba abacitse ku icumu batishwe gushirwa ikimenyetso mu bazaba ikimenyetso bari nabacitse ku icumu batishwe. Ngiye nsoma Bibiliya kugira ngo mishurirwe cyane ngenda gakeya. Itera bose nyina bashitse ku icumu kuko banze kwicwa. Aba bose rero habamo aboroheje. Aboroheje ni rubanda rugufi, sibyo? Abakomeye n'abayobozi babo, abakene, sibyo? N'abatunzi, abo mudendezo, uri kumva? N'abimbata, aba n'abari mu magereza n'ahandi hose, sibyo? Gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga. Buriya Eric abazaje habwa ni bande? Nabacitse ku icumu, abatapfuye muri abo ngo hari abibirwa ngo hari abazajoininga Kristo, abaciwe ibihanga bazira guhamya Kristo. Ubwo rero hari abatazazamukana na Kristo direct, bakazanyura muri aka karengane. Ni ako karengane uri kubaziriza. Hari ibintu bibiri Robert yavuze numva tuzagaruka kandi bikomeye, kandi nawe kimwe givuzeho gati umubare w'abanyamahanga n'umuzo. Ikindi ngati agakiza kazasubira mu bantu bitwa ngo na Isirayeli. Ibyo bintu tuzabikora ikiri kiganiro. Ariko Didier hari akantu ubonye ko n'umurongo wa 17 mbwira abantu bahumuka amaso ubwo nitwa twe no guhishura abantu ngo kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda. Kugura ibyo bimwe wazuvuga, kugura ni ukujya guhaha, gutunda ni ukujya kurangura cyangwa se kugurisha. Uri kumva? Abantu mudukurikiye mwitegeze ukuntu isi iri kwesitagwa mu bintu bitangaje. Ahantu hose hari kubaka iguriro, icyo twita iguriro ni ahantu ushobora guhahira ubwenge bwo ni ishuri, ushobora guhahira ubuzima ni kwa muganga, ushobora guhahira ibiribwa ni mu isoko. Uri kumva? Ukuntu gate zubakitse habamo gate ebyiri, iyo bita interest na exit, sibyo? Donc isi yamaze gukubaka system nakwe ngitegereje ko iracyubaka. Uri kumva? niba rekura barekuye Antikristo nabohorwa umuzamure akantu kazabo inaha nibwo akarengane nyako kazagira gute kuko zabohotse. Ariko hano bagaragaje department ebyiri, hari abazazamurwa
batazicwa na antikristo bivuga ngo aho mugeze bazasigara hano bakanga kumuyoboka bo bazacibwa ibihanga ariko birivuga yuko ari bacibwa ibihanga bazajoininga babandi bazamuka yego none bazasigara bakiyobotse icyo kimenyetso bakakiramya ni no bazemera kino ko kwakira icyo kimenyetso abantu rero bareke kugira ubwoba ngo buriye ngo ikimenyetso nicyo Eric abazaga hari abantu bahahamutse inda nazo aho ziva busamanye ziratiye ikimenyetso kuzagishirwaho byonyine hari uburyo bwo kuramya satani mu buryo butandukanye iyo ukora ibyaha wabye kumuganukira ubumurano ntabwo ruzanga ikimenyetso n'ikiza ari n'akantu wenda dusoza warumbajije niko ndi gushaka 14 umva ukuntu Yohana yanditse aravuga ngo numva ijwi rivugira mu ijuru rimeze nk'iry'amazi menshi asuma kandi n'iry'inkuba ihinda cyane kandi iryo jwi numvishe ryari rimeze nk'iry'abacuranzi bacuranga inanga zabo baririmba indirimbo nshya imbere ya ntebe y'ubwami n'imbere ya bya bizima bine n'ababakuru nta muntu abashe kwigira indirimbo keretse ba bantu agahumbi n'inzove enye n'ibihumbi bine bacunguwe ngo bakurwe hehe mu isi abo ndashaka no murongo wa 4 abo nibo batandujwe n'abagore sibyo kuko ari abari abo nibo bakurikira umwana w'intama ahajya hose bacunguriwe mu bantu kugira ngo babe umuganura ku Mana no ku mwami w'intama umwana w'intama iki kintu tuzagisobanura nkuko warumbajije kugira ngo umenye abo bantu bakuwe mu bantu cyangwa se bacunguriwe mu bantu bazafasha Yesu kuyobora iyi ngoma y'imyaka igihumbi akora department yo guce cya 20 byayishuwe abavuga ngo ngo mbona abaciye ibihanga bazira guhamya Kristo n'Imana na Kristo imyaka ingoma y'imyaka igihumbi urako y'imyaka igihumbi hariho n'abazaba baranze kuramya igishuri no kwakira ikimenyetso cyabo bisa nkaho ari itahaza urujijo bakagira ngo itorero rizaba ritarazamurwa ariko hano birigaragaza ko ni indi department abazacirwa ibihanga bazacibwa ibihanga muri kwa gukora kwa Antikristo yaboho niko karengane wari kubaza kuko niba bazasa nkaho bahumutsa amaso bibuke urumva nk'iki kiganiro twakoze sibyo isi mu minsi mike ni itoro nirimara kuzamuka Yesu acyuye umuganura narimvuze wo ku bice bya 4 ku murongo wa 4 urukumva awuzamuye sibyo hari uzajya yicara avuga yibuke ko twakoze ikiganiro itoro ryarataye bati kumbe nibi baditiye bavuga ati sinzakuramye tukugendana aho rero reka ngufashe gata aho rero niho tutarimo kumvikana neza tuzagaruka tugakora iki kiganiro cyo kuba muvuga ngo hari abantu bazarenganwa mu gihe cya Antikristo ku bwo mugaragaro ariko bose bahodwa guhamya kwa Yesu urumva n'ibindi nkuko abasaza bakera bajyaga batwigisha ngo bazacungurwa n'amaraso yabo noneho rero ndajya mbabazi abayuda cyangwa abisiraheli nibo bazi Yesu cyane nibo bazi ibintu by'Imana nibi bivuga ngo n'abanyamahanga bazi ijambo ry'Imana ko bakaba bibere mu bintu by'uburangare basaga batarakira Yesu bana mwace ko bibere mu bindi by'ibyaha batabishizeho imbaraga batite ko n'abayisiraheli nabo babyanze batitoza gukiranuka akoresha ijambo ryiza kuko uwo Antikristo azatera abantu bose kumuramya urumva ntawazasiga n'abanyamahanga barimo n'iki ni nayo mpamvu ntabwo azayobora Isiraheli gusa azayobora hose twavuga yuko tuzakigaruka abanyamahanga nabo batazemera kuramya bakabishobora urumva bakavuga mu gihe we Kristo naramumenye ariko wenda hari nakoze ibintu mu minsi yashize abo nabo tuzabigarukaho nese tubigaragaza n'imirongo urumva abo nabo Bibiliya tuzabereka reka bahegekera mu bisere gusa mu byahishura hagaragaza yuko ari akantu nshaka kuvuga kugira ngo nakibagirwa uriya ukuntu iyo kuvuga umuntu ayishurirwa navuze ukuntu isi iri kwesitarwa uyu munsi uri kumva ariko bagicomeka isinga bataracana ngo barebe ko byaka iminsi yashize baragerageje uri kumva muri 2020 basanga bacanaho gakeya babona iratse ku buryo bavugaga saa sita twese tukajya mu nzu sibyo ariko basanga hari ibintu bakoresha kugira ngo byake neza ntibiragera ahantu hose kuri uzumva amagenda uri kumva yaba i Burayi yaba muri Afrika yaba n'ahandi hose yitwa umuriro n'amazi sibyo donc kugeza umuriro ahantu hose n'amazi ahantu hose kara naga system ko kugira ngo isi yatse nyine barebe ko yaka kubera ko umuriro n'amazi bitaragera ahantu hose kandi nibyo bifatiye ubuzima bwa benshi umunsi bisasa nkaho bavuga ngo kigero cya 90% yahageze
muzamureba. Ikindi cya kabiri iri bumba ntabwo ririvanga n'ibyuma neza. Politike ntirivanga n'itorero. ariko byarangiye byaratangiye. reka tuvuge ngo soma mu mateka donc Israel ino ntambara iri gutegura ya gatatu y'isi yose yitwa Armageddon. Urumva ko dufite ibintu byinshi cyane tuzaganira. Basinze ahantu muri Hamas bafashe telefone zabo bazikoresha as bomb baraturitsa abantu reka tubashimire abakunzi ba TV ni nyinshi cyane kamera ziri hano no mpamvu nateye nzirondora ariko reka tubashimire abari badukurikiranye. Ndakeka yuko iki kintu abantu bameze nkaho batacyumva neza cya Antikristo uburyo azihishura mu buryo bw'umugaragaro kuko z'Imana ngira ngo bagiye babasobanurira yuko hari igihe yateguriwe agomba guhishurwa nugira ubwoba aho guhora witegura imaso uko tubisoma muri Matayo 25:13 ngo nuko mube maso kuko mutazi igihe n'isa mwana w'umuntu azagarukira. Reka tubasabe rero mwigira ubwoba ahubwo buba maso, wirinde mu byujyamo bese wite ku iherezo ryawe aho kwita ku byo banga ati ngiye gusabya Imana imbaraga kugira nzace kwa Antikristo cyangwa nzabahangane na Antikristo, ahubwo wihangane na kamere yawe ubundi urebe yuko wenda Yesu naza atazakutwara. Reka kuba mu ngoma y'imyaka igihumbi areke kuzaba ahandi kuyibamo. Neguri Antikristo agaragara yuko hari imyaka ibintu agomba gukora kandi mu isi hari igomba kuba biri mu kubera mu isi no mu ijuru hariya mu itorero rizamutse ari bigomba kuba biri mu kuba. Rero abo bantu babivuga rimwe na rimwe no mpamvu banatumiye abakozi b'Imana nkamwe bakugu kugira ngo mushobore gutangaza ubutumwa bw'umucyo. Ariko murabigaragaje Imana ibamera umugisha. Reka dushimire rero n'undi abantu bose bari mu mpande zitandukanye bari badukurikiye. Dushimira namwe abakozi b'Imana kwitanga kwa Imana ibaho umugisha. Ijambo ry'Imana ngo twavuga ngo turangize ko yavuze ngo tubivuga agace gato tuhano agace gato n'undi tuzagaruka. Reka dusabe rero n'undi umukozi w'Imana Didier asengera abantu bumvise iri jambo kugira ngo nabo hagire icyo iri jambo wumva ribahinde cyangwa ribagaragarije. Tuzoje tugaruka ubutaha tuvuga ku bindi bintu bigaragaza ibyo by'abanyamahanga 1,000 bagiye bavuga n'ibindi byose uyu mukozi Imana batayemo bavuga. Iri jambo ry'Imana tuzaduhora turibazanira uko bwije nuko bukeye. Gatohe akanya mukozi Imana Didier asenge turangiza ikiganiro cyacu nakagaruka. Tugiye gusenga ariko abatazabyumva izo nyinshi za eschatology cyangwa zibyahishuwe hari igihe zicanga kandi zikavugwa n'abigisha ba theology bitandukanye. Ndafasha abantu bazumva ari amayobera bo baharanire kubana na Yesu Kristo neza. Icyo ricyo cyane kugira ngo icyo no kugira ngo abantu numva bigucanze utabisobanukiwe kandi ukumva no kubisobanura uko twabisobanura ukumva umutima nturi kubyakira nkuko biri ntibigutesha umutwe. Icyo ngusaba nuko Kristo afite abamuhakanya uharanira kubana nawe neza ntunyaga icyo wakiriye. Icyo ngicyo aricyo gikuru. Kristo azatwara umugeni. Hari ikintu uyu nguyu yahise avuga ariko hari icyo umwuka w'Imana yanyibukije ashaka kunyereka department ebyiri. Ngiye gusenga ariko reka iryerekwa ndivuge. Naryeretswe ngiye kujya mu itorero hara ku cyicaro cya PMUS aho usengera. Imana nagize reko hari mu gitoro cya kare mbona hari abantu benshi bari nko ku muhanda. Mbona hari abazamuwe. Mbona hari abazamuwe nanjye nsigaye ntazamukanye nabo ngabo bamwe ariko mbona abazamuwe ni bake. Mbona hari abasigaye. Mbona abasigaye nsiga nibase Mana nge ndazirike ko ntazamukanye nibuje gutwara itorero kubera iki umutima utanshira ubanza kandi nkumva nanjye nakawe nzamukana nabo. Nuko ijwi rirambwira ngo dore icyo ngusigarije Didier rero hano harabona agashatse gutwara batari tayari. Icyo ngusigarije ntegurira umukumbi ntwaya bari tayari ariko hari abatari tayari. Rero ngusigaje kugira ngo ntegurire umugeni utiteguye. Nanjye rero ndi mu bamisiyonere basigajwe ku isi gutegura umugeni wa Kristo. Hari abazamuka binyuze mu rupfu ariko hari n'abandi bazazamuka batazapfa kuko parabivuze mu ba Tesalonike wa mbere ibice 13 manuka ngo nago tuzabanziriza basinziriye muri Kristo. Ngo ahubwo bazabanza kuzuka nuko twego bazabakiriho. Paul arazi ko azabakiriho. Nanjye reka nanjye vuga nk'umuntu uzabukiriho. Kristo aramusaje mbaye nkiriho. Ntago nasinzira nazamuka nahita tuzahindurwa. Rero ndi kubwira abantu ngo tumabaranisha iyo mibabaro kubwira nayo magambo. Kwaba ko iyerekwa nagize byanyeretse yuko hari abazamuwe hari n'abazazamurwa binyuze mu rupfu bakazabyuka bajoininga. Hakaba none n'abandi batazapfa ahubwo bazahindurwa. Noneho rero icyo mbabwira
nuko twese dukwiye kuba maso twirinda kuko tutazi umunsi n'igihe ntituzi igihe Yesu azazira kwita twara itorero ariko ibimenyetso byose bigaragaza kuza kwe birahari duhereye aho twabisomeye kwarukugira ngo ntange iyi message abantu menye yuko nanjye ndi bateguriwe nabasigaye gutegura umugeni nakaba nanjye ndi kuzamuka reka turangize watanga nimero yawe kugira ngo nibisigaye zabasobanura. Yes, guteranya 256 75 32 10 18 rimwe Didier yuri kuri WhatsApp umpamagaye ukambura wakwahohereza audition cyangwa message tanga nomero tubore gusenga reka kangavuke ntabwo nagera nakavuze uyu munsi isi gushirishana kubona haba abera b'Imana bari bisigari turufu ahubwo n'isi yanyanyagiye bati Kristo benshi kera wajya gushaka usengera ukabona bose bizura umwuka w'Imana basenga Imana barayizera ariko uyu munsi aho Satani akorera niho heje cyane kurusha iki aho Kristo akorera ariko numvise ngo baramenago yari bari kugira ngo bihurire hamwe n'inzoga y'itende nimero yanjye ni 078 iyi Rwanda ni ubanza guteranya 250 komereza 7852 166 18 ya reka nanjye nyibahe guteranya 25 6 7 5 32 59 58 6 abashaka cyane bakunda kumbonera kuri BK4 TV ndabakunda cyane. Mana ndagushimiye abanye natwe kandi ubiherwe icyoro kuko kiganiro kigenze neza. Nyemera buri wese yakire guhembuka kandi buno butumwa witega bwo gukora kwa Antikristo ku mugararo no gukora amayobera bizahindura abantu benshi batere kwitegura kuko Uwiteka umugeni wa Kristo akwiye kwitegura kuzamuka atitaye ku karengane kuko akarengane kakwiye kutuza kuzamuka ku itorero niyo dukwiye guharanira kwita ku kubana neza n'umukwe wadukoye kugira ngo tuzazamuke naye mu kisenga cyangwa mu nkanyari ni mu izina rya Kristo Yesu nsenze amen.